hariya ikintu cya mbere Eva yakoze ni ukwitandukanya n'Imana, ni ukwitandukanya n'uwo bagombaga gufatanya mu murimo wo gutsinda Satani. Imbaraga zacu bwacu iyo zihuye na bagenzi bacu bahuje ukwizera, bashobora gukeburana cya cyaha ntikibone urwaho, ntikibone aho cyambukira ngo kineshe wa muntu. Muri iyi minsi rero Satani ari gukorana imbaraga. Ese nshuti, waba umaze gusobanukirwa n'aho Satani ashobora kugutegera? Iyo umuntu ataramenya neza aho Satani ashobora kumutegera, biba byoroshye cyane ko yagwa mu cyaha. Birashoboka, kuko niba uriho wumva ko wineshereza iteka ryose, wumva ko hari imbaraga wowe ufite utisunze umwami wawe, rwose biba byoroshye ko Satani ashobora kukugusha mu cyaha. Reka nkubaze nk'iki kibazo: waba umaze kumenya aho ukunda kugwa kenshi? Uyu munsi waguye mu cyaha, ejo wongeye ukigwamo, no mu minsi iza rwose biragaragara ko witeguye kukigwamo. Ntabwo biba bikwiriye. Umwanzi wa muntu anyuranya n'Imana idusaba. Ni ibintu byumvikana kandi ushobora kubona uko bwije n'uko bukeye, kuko Imana ibicishije mu ijwi rituje no mu ijambo ryayo igaragariza umuntu ikibi n'icyiza. Ibihabanye n'ibi ni uko umurimbuzi we asanga umuntu amwereka ibimunezeza mu kanya gato, ariko ntabwo Satani ashobora kugwihishurira ingaruka zizaba mu cyaha uri gukora cyangwa mu byifuzo ushyizwe imbere yawe. Nyamara nubwo bimeze bityo, Umwuka Wera ntahwema kubwira umuntu ko icyo ari gutegura, ari gukora, ndetse n'icyo agiye gukora kizamugiraho ingaruka abwirwa muri ako kanya izo arizo zose. Ntabwo Umwuka Wera yicara ngo ariterere iyo, ahubwo umuntu wese ahabwa icyo akwiriye gukurikiza muri uwo mwanya muto cyane, hanyuma amahitamo, kubera ko umuntu yahawe uburenganzira bwo guhitamo icyiza n'ikibi, Umwuka Wera aramureka agategereza ugushaka kwe. Ese ko agushyize icyiza n'ikibi imbere yawe, uhitamo iki? Icyaha kitarabaho, Adamu yashimishwaga no kugirana umushyikirano usesuye n'umuremyi we, ariko guhera igihe umuntu yitandukanyaga n'Imana bitewe no kuyicumuraho, ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe y'agahebuzo. Mwene data, aya magambo dusoma mu Ntambara Ikomeye kuri paje ya mbere ni amagambo agaragara mu mibereho y'umuntu umunsi ku wundi. Urukundo umuntu agirana n'umuremyi we, agirana na Yesu Kristo, igihe ahora mu ruhande rwo kwiga ijambo ry'Imana, aririmba indirimbo, asoma ibyanditswe byera, yiga ijambo ry'Imana, ibyo bintu bizamo agatotsi igihe yakoze icyaha kimwe rukumbi. Imana yabonye umuntu akimara gukora icyaha iramusanga. Nibwo yavugaga ngo, Adamu we uri he? Imuhamagara yari ikimushakisha, ariko umuntu yari afite isoni zo kugaragara imbere y'Imana nyuma yo gukora icyaha. Icyaha ariko kitarabaho, Adamu yashimishwaga no kugirana umushyikirano usesuye n'umuremyi we. Ariko guhera igihe umuntu yitandukanyaga n'Imana bitewe no kuyicumuraho, ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe y'agahebuzo. No muri iyi minsi kenshi tubona agahinda gaherekeza uburyohe bw'icyaha, nk'uko Adamu na Eva byabagendekeye, na n'uyu munsi nibyo bikiriho. Ni benshi bari kuyisanga batakigirana umushyikirano n'Umukiza wabo, bakabaho bigunze, bakagendana intimba mu mitima yabo. Mwene data, aya magambo akwiriye kukwinjira mu ntekerezo zawe uyu munsi, ukikomanga mu bitekerezo byawe ukibaza, se umushyikirano nagiranaga n'Imana mu minsi yashize waba warahagaritswe n'iki? Kenshi
hari umuntu ushobora kwisanga atakinejejwe no kumva ijambo ry'Imana, atakinejejwe no kwiga ibyanditswe byera, akumva ko ntacyo bitwaye, ahari akibwira ko ari uko yarangije kubyiga. Oya, ntabwo ari uko warangije kubyiga, ahubwo hari impamvu niyo ukwiriye gusuzuma. Ni ukubera icyo utakinezezwa no kugira ahantu wiherera ngo wige ijambo ry'Imana wumve rikuryoheye. Ni ukubera iki utakinezezwa nuko wakwicara ukumva icyo Imana iri kugushakaho, wakwicara ukaganira nayo biciye mu ijambo ryayo. Mwene data, isuzume mu mutima wawe, wibaze se nta cyaha naba narakoze cyantandukanije n'umuremyi wanjye? Ni benshi rero mwene data bari kwisanga batakigirana umushyikirano n'umukiza wabo, bakabaho bigunze, bakagendana intimba mu mitima yabo, ariko ntibamenye ko ibyo biri guterwa n'uko ari icyaha kimwe rukumbi bakoze, bakitandukanya n'Imana yabo, ntibabe bakigirana umushyikirano n'umuremyi wabo. No mu mibanire naho niko nuko icyaha gikomeje gutandukanya inshuti n'imiryango, kuko icyaha ntabwo kizaza ngo kibeho gutyo gusa. Muri iyi minsi imiryango iri kujya mu mwijima, imibanire y'abantu, inshuti zakundanaga, abantu babanaga mu buryo bwiza, biri kuzamo agatotsi bitewe n'ingaruka z'icyaha. Iki kimwe rukumbi, ijambo rimwe rukumbi, nicyo cyaha kiri gutuma umwijima winjira mu mibanire y'abantu, ntihabe hakibayeho urukundo hagati y'abantu. Mwene data rero, icyo nakubwira ni ugukanguka, ni ukuba maso umunsi ku wundi, kandi ukanezezwa no kumva rya jwi rikubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha, kireke. Kuko iyo ugiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose nk'umuntu ubana n'umuremyi we, amuhishurira ko icyo kiragira ingaruka mbi, hanyuma agafata umwanzuro mbere y'uko ingaruka z'icyo zibaho. Umwijima rero ukurikira uwakoze icyaha uteye ubwoba. Icyaha gikurikirwa n'ikindi uko byamera kose. Ingero ni nyinshi Bibiliya yatweretse. Mwene data, uko byagenda kose, nukora icyaha kimwe uzaba ukinguye amarembo yo kwinjira mu cyaha. Mu ntambara ikomeye niho hagaragaza ko, niho batubwiye ko umuntu utsindwa n'ikigeragezo iki kimwe azaba yiteguye no kugwa mu kigeragezo cya kabiri. Ushobora kwibwira ko wenda bitewe n'ibyifuzo, bitewe n'icyo ugamije kugeraho, n'icyo ushaka, ukavuga ngo reka iki nyikore, hanyuma ubutaha nditeguye ko nazongera gutsindwa n'iki ngiki nkoze. Oya, ko ni ukwibeshya, kuko ukivuga ngo ikireka nyikore kandi uzika ari icyaha, uzika ari kibi imbere y'imibanire yawe na mugenzi wawe, uko byagenda kose icyo kibuhaye umwanya muri wowe kizaba ari inzira nziza ibonetse yo kuzatsindwa n'ikindi kigeragezo. Ni ukuvuga ikigeragezo uhaye umwanya mu mutima wawe, mu mibereho yawe, uko byagenda kose kizakurikirwa n'ikindi mu bihe bikurikira. Mwene data, tugiye nko mu byanditswe byera, Dawidi ubwo yatsindwaga n'icyaha agasambana, ntabwo byarangiriye aho ngaho, yakurikijeho kwica. Imibereho rero imeze gutyo, wenda nubwo ari urugero ruto dufashe, ariko uko byagenda kose icyaha gikozwe gikurikirwa n'ikindi. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda nk'abakristo, abantu ba Yesu Kristo, dushaka kubaho tuyobowe nawe kandi dukora nk'ibyo akunda, ashaka, ashima. Dukwiriye kwera imbuto ze tubiheshejwe nawe, kuko twese turi iki? Dukwiriye kwera imbuto ze tubiheshejwe nawe ubwe, kuko twe ntacyo twakwishoboza. Tugume muri we, amagambo ye agume muri twe, nibwo tuzabasha gukora icyo dushaka cyose kirimo gukiranuka. Mwene data, kandi ingero ni nyinshi z'abantu bari mu marira muri uyu munsi, muri uyu mwanya turi kwigana nawe mwene data, turi guterana muri uyu mwanya. Ushobora kuba ufite ingaruka z'icyaha, ntabwo zishobora kuba
zabura zishobora kuba zihari, ahubwo ubwo icyo ukeneye muri umwanya, niba hari icyaha wakoze muri umwanya ukaba ufite ingaruka zacyo, ukeneye kwakira imbaraga ya Kristo kugira ngo wihane umaramaje, wicishije bugufi, umutima umenetse, wemera icyaha. Imana nuyisanga ibicishije mu mwami Yesu irakubabarira, wongere kugira amahoro yo mu mutima. Niwihana rwose, Imana ni nyemba